inshuti bakunzi ba televiziyo y'Icyaha Gihire ndetse n'abakunzi ba Kiliziya Gatolika muri rusange. Nkuko nkunda kubigarukaho, Kiliziya umubyeyi wacu niyo operating system dukoreramo. Turabasuhuje aho muri hose, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora. Nibagiye kuvuga n'abakunzi ba muzika kuko turi n'abanyamuziki nyine, Kristo Yezu akuzwe. Rero gahunda murayizi, yino channel muri description ko mujya mubibona ni ukumoderniza umuziki Gatolika ndetse na entertainment ya Kiliziya Gatolika, ku buryo tuzajya tugira imiziki yacu yakozwe n'abakatolika kandi yakorewe muri Katolike, tukagira na entertainment, ibintu bijyanye na entertainment by'abakatolike tukabishaka iwacu kandi bikozwe natwe. Impamvu ibi byose mbivuze nuko kubera umutumirwa udasanzwe mfite uno munsi, reka abanza basuhuze ibindi bijyanye n'ibyo nari nkomojeho muragenda mubimenya mu kanya. Ndahera kuri Emmy, uriho cyangwa uraho? Yezu akuzwe iteka ryose. N'Imana yacu ishimwe najyo barayivuga nabyo se basubiza amen cyangwa gasubiza ngo ishimwe cyane bitewe naho wavukiye n'imyaka umaze ku isi. Iyo ushaje ni ishimwe cyane, iyo ucyaduka ni amen. Nkanjye kubera ko nshaje ubwo navuga amen. Ishimwe cyane. Ndabasuhuje abantu mukurikiye Icyaha Gihire TV. Icyaha Gihire biratangaje, ariko mukurikiye Icyaha Gihire TV, ariko nta cyaha turi gukore Gihire, ariko ni Gihire uko niyo twanagikora muratwihaga. Icyaha Gihire ntabwo umuntu akikoresha. Attention utaza kugira ngo Icyaha Gihire umuntu arabyuka akagikora. Reka ni ingabire y'Imana gukora Icyaha Gihire. Ubwo nuvuga ngo byaga bikunze kujya gukora Icyaha Gihire, hari ugutuma gukora icyaha kugira ngo kibe Gihire. Biba biri mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana turawubaha twese, ntabwo twawutandukiraho kameme. Nidutuma gukora Icyaha Gihire tuzagikora ubwo tukirimo. Mwese wagize ngo Adamu na Eva ikiriya Cyaha Gihire bakoze, ubu nibo bagikoze, wagize ngo ni ku bwabo? Urumva abantu bose baravuga ngo si ku bwacu, kereka babandi babigerejeho, kuko nimba ari icyaha nyine Gihire ntago cyaba Gihire atari icy'Imana, ubwo iba yagize ukuntu ishyiramo imiyaga kuri icyo cyaha kubera ifite. Byari biri mu mugambi w'Imana. None se reka nkubaze, harya uwishe Yezu yitwa nde? Uwishe Yezu ntago yapfuye ku ngoma yande nyine? Ingoma yapfuyeho ntago nyiza, ariko uwamukatiye ni Ponsiyo Pilato, wa mucamanza wari warigize kasha. Ingoma ya Ponsiyo Pilato. Iyo ngoma ntago yari, kuko ntago yari umuyobozi ukomeye. Urumva abaromani bari bafite abami, bafite abampereri, ntago yari kugenda ngo yice Yezu. Oya, byanga bikunze buriya we na ba Herode hari ukuntu babicuranuye nyine. Kristo bwawe ko mukemanga. Ariko Kristo bwaje ntago ushingiye ku mateka. Ntago ushingiye ku kwemera kandi ntikugereranywa. Ntago wakugereranya nyine. Mure ngaho rero ibwira abantu mani, urumva turabintateininze, twavuze ko ari entertainment. Utaza kutwibagiza ntutwibwire. Twibwire. Abadukurikiye ku Cyaha Gihire TV, nge nitwa Dieudonné, abenshi banyita Mure, ni naryo nkoresha mu kazi, ariko mazina ababyeyi banjye banyise ni Murengezi Dieudonné. Ndi umunyamuziki, ubu niyo identité iri kungenga muri no minsi, sinzi nimba ari ngigenga cyangwa niba ariyo yamagurukiye, ariko niyo ubu nibyo ndimo. Nanjye ndi umuntu ukunda kuririmba, gusa ntago nkunda ibyaha bihire, kubera ko kubikora byo numvise atari byiza. Komeza wivuga, uvuze ko uri umunyamuziki. Ndi umunyamuziki, ndi na producer, nkuko uyu muntu uhagarariye abanyabyaha bihire, ubwo ni abanyabyaha bahire. Oya ntago ari abanyabyaha bahire, nakubwiye Icyaha Gihire umuntu wagikoze na Adamu na Eva cyonyine. Reka tubisobanura abadukurikiye. nawe mboneyeho uhagarariye abanyantege nke benshi batacyumva neza.
icyaha gihire ubundi nk'uko hari n'ikiganiro twakoze njye na Padiri Tofil uri muri Espagne, mboneho n'umwanya wo kumushimira akidusobanurira icyaha gihire ni icyaha cy'inkomoko, ariko mu by'ukuri ntabwo dusingiza icyaha nk'uko yabisobanuye, ahubwo umukiro cyatuzaniye. Icyaha gihire cyatumye Imana iza mu buzima bwacu, iza kuducungura. Niyo mpamvu tukita gihire, ariko tuba turi gusingiza uwo mukiro tugikesha. Ntago abandi banyantege nke bose babyumva nka Mure, uyu mushyitsi wacu umutumirwa rwose babyumve. Ibyo ibisobanuro mbahaye niba batabyumva neza bajye kuri cano barabona ikiganiro kiro cyitwa ngo icyaha gihire ni iki. Mure nizere ko byumvise. Ko byumva byo nabyumvise n'abandi bagenzi banjye barabyumvishe. Benda kuba ariko abanyantege nke byo byanga bikunze, hari abanyantege nke benshi bazi n'icyaha gihire, kuko no muri community y'abazi icyaha gihire kuko banagisingiza cyangwa se batagisingiza cyangwa bazi icyo gisobanura. Harimo abanyantege nke bakomeye tutashaka kuvugaho none. Ngo rero nkomeje ndi umunyamuziki, ntunganya indirimbo, ndi umuproducer, mfite studio yitwa Mure Sounds, nigisha umuzika, nigisha kuririmba, gitari, piano, ibijyanye na muzika. Ushaka kwiga muzika turawukora kuko turawukunze, kandi ubutumwa dufite hano munsi nitutabukora bizatubera impamvu y'ubucibwe n'urubanza. Y'urubanza rubucibwe. Bizatubera impamvu y'urubanza n'ubucibwe, tugomba gukora ubutumwa twatubwiye hano munsi. Kuko nyine byazatugwa nabi. Kugira ngo nitubukorera neza buturonkere ingabire zidukize. Ubwo ndi muri Mure Sound Studios, ndi n'umuririmbisha w'amakorari, ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye. Donc ubutumwa narabuhagurukiye. Ugomba kubukora ubukuye ku mutima. Ngomba kubukora nshikamye kubera ko ntago nitumirije. Rega niyo wanze kugina nifira kumirika kujyana, ugashaka kujya gucegera mu butayu bakakugarura ugacegera mu mazi, ifira kumirika kujyana aho wagomba kujya. Nta kundi twabije, tugomba kujyayo nyine. Tugomba gukora ubutumwa kandi dushikamye. Ubutumwa wowe ubukorera he? Njyewe ubwanjye mukorera muri Kiliziya Gatolika, operating system yanjye, systeme d'operation yanjye ni Kiliziya Gatolika. Wowe ubukorera he? Ubutumwa je mbukorera ahakunze hose, kubera ko Imana nyine kameme idutuma ku bantu ku bantu bayo mu buryo dushoboye, ikanadutiza n'imbaraga zo kubishobora. Ibyo butumwa mbukorera muri Kiliziya Gatolika yego, ariko n'abandi bantu impaye uburenganzira bwo kwigana ndabagana cyangwa se bo bakangana. Cyane cyane abo dukunda gukorana cyane n'abantu b'abadeperi, abangirikani. Ntago ndakorana n'abahakanye. Ni ukuvuga wowe ubutumwa ubukorera no mu yindi miryango? Nkukorera no mu yindi miryango nyine, kugira ngo ntago nkorera muri Israel gusa no mu batowe. Ndaragera kajya n'ahandi, hari n'abandi bakiri ntago nkorera mu baromani gusa, ni mu Bugereki njyayo no mu Bongereza nkajyayo, aho Imana ntumye hose njyayo. Ariko utaha iyo uvuye kubukora utaha he? Ntaha mu rugo kameme iwacu muri Kiliziya Gatolika, ku isoko aho twasezeranye tubatizwa. Ntago twabatijwe gusa, twaranasezeranye. Nshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire, murabona ko umutumirwa wacu ni umutumirwa mwiza cyane, azi kwintertaininga abantu koko bya bindi, ahubwo ndabona ari we tubikorana buri gihe. Ibi nibyo dushaka. Mure, none se utubwiye ko uri umuproducer, kandi ubikorera nyine ahantu hatandukanye, ntabwo ubikorera muri Kiliziya Gatolika, ubikorera n'ahandi, wigisha kuririmba, wigisha no gucuranga. Hari ikindi tubwiye ni iki? Nigisha na piano na gitare, ibintu bifite aho bihuriye n'umuziki. Turahura tukagira ukuntu tubihuza. Nigisha nako nanyoberama n'amakorare, kuririmba icyo ushaka. Hari ikindi utatubwiye? None se urumva mbere yuko tujya in deep, uri single cyangwa ntago uri single? Single mu Kinyarwanda ni ukuvuga urubatse cyangwa ntago wubatse?
kameme ndubatse none se nawe urubatse uyu mubiri ufite uzi ko wimejeje urubatse Imana yarakubatse igushyira ku isi gusa n'ibyo abantu bo ku isi bita kubaka abanyantege nke nkawe nabyo narabikoze nabyo nabyubatse gusa bya bindi by'abanyantege nke barushijeho cyo ntago nabikora ariko ndubatse mfite umuryango ubwo abashaka kudusura murakazi neza iwacu okay ibyo nabyumvise none rero ubwo ibyo nibyo ngiye gushingiraho tuganira icya mbere nuko ikintu nishimiye nuko uri umukristo gatolika ariyo ho ukorera ibikorwa byawe by'ubutumwa ariko iyo bibaye ngombwa urasohoka ukajya no kubukorera no mu yindi miryango reka tubanze tuvuge ku mubyeyi wacu Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika urayibona gute muri no minsi wakora nk'umukristo Gatolika wabatijwe kameme warabatijwe urakomezwa hari amasakaramentu yenda yose ntiwayahawe kuko nk'iryo gusiga ko barwaye ntangurariya ntabwo ntegereza aho ngaho nikeneye cyane ariko aho nikeneye cyane ntabwo ndahegereza ubundi ndisiga usigaje ryonyine mu amasakaramentu ubwo narindwi ry'ubusaseridoti kandi ubwo nabiri yonyine ry'ubusaseridoti niryo gusiga ko ubusaseridoti ryarananiye nka mugenzi wanjye twicaranye hano Emmy pro ubwo nyine twembi ubutumwa twagiye kubikorera mu yindi miryango no mu yandi mahanga iryo usigaje ryonyine n'ugusiga kw'abarwayi simbizi kuko ntago amasakaramentu ari guhita nyibuka neza vuba narindwi ubwo no kuba batisimu reka nyavuge batisimu penetensiya ukarisitiya ugukomezwa ugusigwa kw'abarwayi ubusaseridoti no gushyingirwa wize heko urumva hari igihe abantu bamwe bigashaka amanota abandi bakigashaka gufata ugasanga bamwe ntabwo biraducitse ariko nanjye nabyibukaga nuko nyine nagendaga gahoro ariko nabyibukaga kuko narabatijwe ndakomezwa kameme nagatigisimu narayisomye noneho rero ndashaka ugira icyo uvuga ku mubyeyi urumva nubwo umwana aba ari umwana ariko ashobora kugira icyo avuga ku mubyeyi we amuvuga ibyiza cyangwa akavuga no ku ntege nkeya bibaye ngombwa umubyeyi wacu Kiliziya mbere yuko tuvuga kuri biriya kuko ni wenyine mubyeyi niwe waduhaye kuba bo turi bo Kiliziya urayibona ute muri no minsi uyigereranyije n'igihe cya kera ndetse kugera ubu description de la taille de l'espace umubyeyi wacu rero Kiliziya Gatolika sinavuga ngo iki turagiye ariko tugenda kugeraho kubera ko nayo yenda kumera nk'umushumba nako ni umushumba nubwo twabaye nk'umuryango ku buryo Kiliziya Gatolika ubwayo nyine ari imbaga yabemera ariko nyine tukageraho tugahinduka nk'umuryango ku buryo n'abayirimo badahuje n'ukwemera gusa nubwo abahujwe n'ukwemera n'ubundi bahinduka umuryango gatigisimu ntabwo yibwa ni umuryango mutagatifu w'abana b'Imana Imana ishimwe ko ntibeshye ubwo wabona ibimpishuriye kuko wabona ntabyo narinzi igatuma mbimenya ntari mbizi mubyeyi guhera na kera kameme hari ibintu byinshi byiza byagiye bibaho ndetse n'icy'ingenzi ubundi nta naho wahera ugira ikivuga kigira icyo kinegura cyangwa gishima kubera ko ntabwo bubasha tubifiteho ukurikije ibyo yakoze ntabwo twakigereranya n'amagambo yacu ntitwayagereranya n'ibyo yakoze nta burenganzira na buke dufite bwo kugira icyo tuyivugaho kuko iyo yakoze ntitwari kubyishoboza ntiyari kubyishoboza rero twebwe b'abanyantege nke ntabwo dushobora kugira icyo tuyinenga kuko n'Imana ubwayo ntacyo yayinenze iyo mwana wayo yahaye abayobozi bakuru ya Petero ngo ayibere umuyobozi umwana wayo arayitangira byanga igigira n'umuryango muremure na n'ubu igikomeje igisagamba nta mu mbaraga nke zacu n'umubiri n'amaraso byacu nta kintu dushobora kugira icyo tuvuga kuri Kiliziya Gatolika kuko niyobera ritagatifu nayo ubwaryo nayo ubwayo niyobera ritagatifu nubwo wenda batabigira iyobera kugira ngo tubyumve ariko nayo niyobera ritagatifu ndabyumva noneho Mure
ni igiki washimira umubyeyi Kiliziya yacu yagufashije mu buzima bwawe? Ni uruhe ruhare cyangwa umuganda Kiliziya Gatolika yatanze kugira ngo ube uri Mure ubu ngubu? Icya mbere Kiliziya Gatolika yatumye menya Kristo, sibyo? Yatumye menya Kristo, nangira kwitwara nk'abakristo, menya ko kandi niyo umuntu acumuye cyangwa se yisanzeho ibyaha cyangwa se abyibonyeho, asaba imbabazi, amenya n'uwazisaba, kandi tukamenya ko n'Imana ari umunyampuhwe. Icyo kintu cya mbere, ubwo butumwa bw'ihumure nabusanze muri Kiliziya Gatolika. Mure, ibyo bintu biri rusange, ngende gushaka ikintu cyihariye. Ibyo bintu byose by'ihumure n'ibiki n'abandi bose barabivuga, birananditse no mu bitabo. Ndi gushaka we personnel nka Mure. Ntabwo biri rusange, kuko ntabwo ibiri rusange bindeba. Ibiri rusange ntabwo bizi, rese ubwo we nabizi ko ubutumwa bw'ihumure bwakugezeho, nabibwirwa n'ikize. Ngewe icyo nzi cyo biremporuta, kuko nangiye kubigira rusange byaba bisanzwe, nakisanga ntacyo byamaze, kuko ngiye nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi yamariye. Uvuze ibintu byiza, ni ukuvuga mu buzima, mu mateka yawe, ni igiki iryo humure, izo mpuhwe z'Imana uri kuvuga, ni ihe context mwaba mwarahuriyemo na Kiliziya, nyine ikintu kiri practical gifatika, nyine washimira, waratira. Nakumvishashaka ko mbivuga mu mvugo y'abisi. Ni ikihe cy'abisi nahuye nacyo bitewe na Kiliziya Gatolika, yaba inyungu iri personnel, nyine icyo ushaka nakire kukuvumbura. Nta kibazo. Kiliziya Gatolika yarambatije, yimenyesha Kristo, irangije iranyigisha amasomo ngenderaho none ubu. Nize muri petit séminaire ku Rwesero, niga ibintu byinshi entre guillemets, entre nous et envoie basse, ibifite umumaro n'ibitawufite, nuko ndabimenya, mvayo ndakomeza n'umuziki ndi gukoresha ubu ngubu. Niho natangiye kuwigira bwa mbere. Abantu banyigishije bwa mbere ba Padiri Frodoire, ba Padiri Mire, benshi, abapadiri benshi, ba Fratiri Thierry batwigisha utuntu twiza, abafratiri bamwe abo twiganye ba Fratiri n'ababaye abapadiri ubu ngubu, ba Padiri Revocate, baduhaye, abataraduhaye inspiration baratwigishije, abataratwigishije batubereye impamvu yo gufata inzira nziza, wenda n'abatubereye nabi nyine batubereye impamvu yo gufata inzira nzima, kubera ubutumwa bakoze mu myitwarire yabo mibi batugezeho, byatumye dufata imyanzuro. Numva ibintu uri kuvuga, urabona hari ibintu watubwiye by'ubutumwa ukora muri no minsi, amaserivisi uranda Kiliziya na societe nyarwanda muri rusange. Wavuze ibyinshi numvishe bijyanye na musique n'umuziki, harimo gukora indirimbo, gutunganya indirimbo, harimo gucuranga, kuririmba, byose. Ko numva wagira ngo byose bikomoka ku mubyeyi Kiliziya. Byose bikomoka ku mubyeyi, kuko niyo yadutangije urugendo. Niyo yadutangije urugendo, nubwo twagiye dushakisha utundi tuntu tugenda twiba ku ruhande kugira ngo urugendo turukomezanye impamba ifatika. Urumva kabeme turi mu butayu, ntabwo twagenda ubwo navuga gahamba, ntabwo twakomezanye impamba, twatangiranye urugendo ntoya ngo twizere ko dufite ibiduhagije. Nubwo tukirurimo, ntabwo twarekeye kuguma kutwiba ku ruhande, cyangwa se simvuga ko twiga ku ruhande ibindi bintu kugira ngo tubone impambi dukomeza urugendo, dufasha gukomeza urugendo. Gusa ibyo baduhaye tugitangira turacyabikomeje, ndetse baracyaduha n'ibindi. Umubyeyi rero yaraturemye, ni nkaho yaraturemye, aduha ibintu tugenderaho uyu munsi. Nubwo wenda tujya tugira intege nke tukabyibagirwa ko ariho twabikomoye, cyangwa se ko twabikomoye kubayo, cyangwa se niyo twakumva ko twabikomoye kubayo ariko bafite ahandi bavuye, nabo n'ubundi babikomoye kuri yo, babikomoye kubayo. Nukuvuga ngo turabaye. Ubwo dushatse twavuga ko twashimira umubyeyi Kiliziya aho agejeje akora. Twashimira umubyeyi Kiliziya agejeje akora, kuko n'ubundi nta handi wabivoma utamunyuzeho. Nahandi wabivoma utamunyuzeho, niyo nzira yonyine n'ukuri n'ubugingo urebye. Kuko byamanje kuba inzira, nuko tuza kumenya ko ariyo yonyine,
y'ukuri nyuma tumaje gushaka kwitandukanya nayo gatoya tukabona ukuntu twahuye n'ibibazo bimeze ukuntu ugasanga niyo kuri n'ubundi none ubu yatubereye ubugingo kuko nihidutunze usanga nyine ubumenyi yaduhaye ibiki nibyo bitubeshejeho birimo no gukomeza kutwegeza imbere mu buzima rero urumva ko yatubereye inzira no kuri n'ubugingo. Mure sound ko njya nkubona uri kurimbisha korali do Kigali ubwo nukuvuga byose ni imbuto z'umubyeyi Kiliziya kubuyiririmba. Byose ni imbuto z'umubyeyi Kiliziya ni imbuto z'ibindi biki ibindi nyine nose urumva kubera ko hari ama institution nyine abafite ama vision atandukanye byanga bikunze institution kameme ebyiri zitandukanye rero ndavuga ko baririmbisha byo byubikesha umubyeyi Kiliziya turamushimiye rwose none turakomeje Mure wari uri kuvuga ibyo ushimira Kiliziya yakugejeho kuba uri Mure producer umuririmbyi umucuranzi uri engineer nubwo bagiye kuvuga ari kuri na engineer wubaka n'amazu n'abantu bashaka kubaka inzu nziza bazajya bakugana uraza no gutanga nimero de telefone zawe ivugurura neza noneho ni igiki mbere yuko dukomeza kuri ibyo bikorwa byawe ni igiki wicuza ni igiki wanenga kuba warabaye umukatolike kuko urabona tuba twaragiye tubatizwa n'urugero tukiri bato ababyeyi bakaduhitiramo n'ibiki byose yenda ukaza gusanga hari byiza birimo ariko ushobora no gusanga hari ibyo ni igiki wicuza cyangwa urogereta unenga wicuza kuba warabaye umukatolike wivuga ngo kuba narabaye umukatolike vuga ngo niki kankufashe kumbaza niki nicuza kuba narabaye umugaturika Katolike na gaturika biratandukanye kubera ko muri societe turimo ngubu kameme cyane cyane n'ibi bintu n'aka kazi dukora iyo uvuze ijambo gaturika umuntu mukaritasi umuturage uraho gire ufite gahunda igenda gahoro cyangwa se ufite ibintu bya conservation ugendera ku bintu by'amateka ya kera bitagikora ubu okay kameme amateka arakora kubera ko ni reference ariko iyo yagize destin kandi yararangiye niyo mpamvu nkukosoye ntubivuge katolike uvuge gaturika rero kubura umunyagaturika ni igiki rero ko ndi umunyagaturika kuba ndi umunyagaturika hari icyo biba byaramariye kinini gusa hari n'ikintu n'ahantu hari intambwe nkeya zibimbuza gutambuka zo muri societe kubera nyine ijambo gaturika gaturika hari ibyo bakwigisha hari n'ibyo baguhisha simbizi niba baguhisha bakabyita wenda okay reka ndeke kubivuga niyo reka ndeke kubivuga ahubwo reka nivugire ko oya bivuge nibyo twe tugomba kuvuga turi gusangira ibitekerezo kandi ndabizi ko n'abayobozi bumvye iwacu Kiliziya biba bizabageraho kandi bikabafasha no muri decision making ubundi ejo bundi hari ikiganiro nabivuzemo abanyafrika baba bashaka gusangira inzoga gusa n'ibiryo ariko rero basangira ibitekerezo tugomba gusangira urumva nyine reka kuvuga ko gaturika ijambo gaturika nako uwake iyo ni nka bias gaturika bwayo ni ijambo ntago ari katolike impamvu nakubwiye ngo ntubyite katolike icyo tuzi nka katolike kiri universelle ntago kiri gaturika nk'icyo tuzi mu kinyarwanda muri societe yacu rero impamvu vuga ko hari ahantu hamwe na hamwe bigenda bikubuza gutambuka no kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe usanga muri societe bikenewe ariko kubera conservation ikomeye cyangwa se ikabije dukeneye simbize niba dukeneye dukomeza gukaza ugasanga biratubuza kwiyadapta kuri monde digitale cyangwa se kuri digitalisation cyangwa se kuri modernisation y'ibintu wenda nkoye nk'urugero papu bwe arifata kandike inkuru cyangwa se
nawe ni umuntu ashobora kwibeshya yego ariko byanga bikunze ntabwo yari yibeshye cyane niyo yaba yari yibeshye kandi who am I to judge him rero iyo yanditse ati dukeneye kumoderniza ibintu biki na liturgy ubwayo nubwo ntazi ibya liturgy ariko uko nyumva bayidusobanurira nimba ubwe yaravuze ati dukeneye kumoderniza liturgy ngo nyine ndabihuza n'umuziki turimo ariko uhajya nko muri Kiliziya ugacuranga gitari ukabona abantu bakwirutseho cyangwa se ucuranze piano wicurangiye blues muri Kiliziya abantu bakwirutseho ngo wishe liturgy ntabwo isobanurwa na orgue kameme nk'uko abantu bavuga ngo French horn orgue mu Kiliziya oya ibyo ngibyo ntabwo ari byo bituma nyine liturgy yibaho kuko liturgy byanga bikunze uko mbyumva irenze kure ibyifuzo byacu n'ibyiyumviro ku buryo atari ngombwa cyane yuko orgue ubwayo ituma idefinisa liturgy ku buryo umuntu ashobora kuridikiriza uko abonye ngo ati washyizemo piano mu Kiliziya ntabwo washyizemo orgue sohoka cyangwa se n'ibindi bintu uziko nanjye kera hari umupadiri wankanze ijisho nkigera muri kaminuza y'u Rwanda twahereye uvuze ibintu biri sensible nkigera muri kaminuza y'u Rwanda twahereye ahantu hitwa Nyamishaba ko niza muri Kahashi kera baheraga aho biti Nyamishaba ni Karongi naracuranze kandi abandi bose banyemera naravuye no muri Grand Seminary banyemera n'organiste en chef ncuranga amapiano n'amabrass n'ibiki byose banyemera noneho mbicuranze aho ngaho padiri agisohoka yambuye urabona kwa kundi nyine bagiye imisi humuje kwa kundi bajya gukura mu imyenda liturgy yaje ntago yose yayivanyemo hari yasigaranye kubera yari afite umujinya aje kunkanda ijisho yaje yose itavuyemo ngo nakoza amahano ngo nacuranze brass ngo nacuranze na piano ngo namahano ngo muri Kiliziya Gatolika ngo muri liturgy uziko namubajije iyo liturgy wayize ko nanjye ahantu bajya bayigisha nzi ko nahize ko nanayikoreshaga ahubwo ibyo bintu uri kuvuga nabikoreshaga reka nkwereke ukuntu tubigeze kugira ngo tubisimplify reka tuvuge tuti hari ibintu biba biri reservé aux initiés iyo liturgy nigume ibe reservé aux initiés abayumva cyane natwe tuyikore uko tuyumva sibyo ariko n'ibyo bintu byacu bya piano n'ibiki bigume bibe reservé aux initiés kuko byanga bikunze niba wambaye ikoti ry'ubururu njewe nkambara ikoti ry'umutuku uhora wambara ry'ubururu gusa kubera ko itazi ry'umutuku uhita undeba ukabona ndi umusazi kubera ko utari inisiye ku mabara y'amakoti y'umutuku wumva wera ko imituku ari ibikombe cyangwa se ari nk'inkweto kubera ko usanga benshi banambara amacongo y'imituku n'ibintu byinshi ugashaka kukeka ko kubera ko wambara ubururu umutuku udakora nanjye kandi kubera ko nshobora kuba ndi inisiye ku mutuku gusa nshobora gukeka ko ubururu butabaho nkabona wasaze twese tukitana abasazi ni ukuvuga ugafata intege nke zawe ukazintwerero cyangwa ukashaka kuntsindagira mu ntege nke zawe ibyo nabyo birashoboka nkashaka gutsindagira mu ntege nke zanjye ubu ntuvuga ngo nkazi gutwerera njyaho baragufata akashaka gutsindagira mu ntege nke zanjye kuko nifuza kuba nkanjye kandi utaba nkanjye kubera ko hari ibintu urinisiye kuri ibyo njyewe ntagize amahirwe yo kubibaho nyine ubundi mu by'ukuri ibyo babyita ishyari nubwo nta byita ishyari nge ariko nkurikije uko mbyumva ni ishyari ntabwo umuntu yavuga ngo hari umuntu se wafashwe na roho mbi kubera wacuranze piano wapi nta muntu wahanzweho kubera ko wacuranze piano nta muntu wenda tuvuge ko hari abo wafashije bakeda cyangwa se reka tuvuge ko ntabo wafashije ariko wacumuye ariko ntago wakoze amahano wacumuye nako nubwo wacumuye kuko umuntu akora icyaha bizi kandi abishaka kandi byanga bikunze bagomba kugira ngo abangamire ugushaka kw'Imana nimba nta gushaka kw'Imana babangamiye kuko ugushaka kw'Imana kameme ntago uwo muntu kugira ngo wicuranga orgue akuzi nawe ashobora kuba kukeka cyangwa se tekereza akakuzi akeka akakuzi cyangwa se yitirira akakuzi ariko ntago kuba wacuranze piano bigushyira mu mwanya wo kuba wagize abantu ukomeretsa cyangwa wakoze icyaha kuko bisaba kubikora ubishaka kandi ubizi witandukanyije n'Imana kandi ntago bayitandukanyije n'Imana byanga bikunze kubera volontariat tuba turi gukora hariya twese kuri uriya wari umuziki wagutwaye umwanya wize wishyura amafaranga menshi uzi ko abakongomani iyo bari gushengera bari gucuranga brass na piano na sebeni bari gucuranga na sebeni urumva nimba ari volontariat iri gukora volontariat ntago
uba uri kuyikora kugira ngo ubangamire abantu, oya uba uri kuyikora kugira ngo ukirabufasha, utanga igihe cyawe, utanga ubumenyi bwawe, ugire abantu bufasha ariko gato kugira ngo yerekane ko akomeyemo. Nubwo yaba adakomeye ariko ushaka kugira ngo nk'ubu nkawe nk'ino studio yawe kwa twayinjiyemo katukuzamo inkweto ukadupfukamisha ukagira ute no kugira ngo twereke ku kazi. Kandi ntibivuga ko ubukaze ariko nyine twaba twakubashye kubera ko twaje hano ukatubwira dukore inkweto turapfukame tukemera. N'abandi rero ibyo nibyo bakora n'ahandi bakabirengera rero bakaba byinshi, ariko mu by'ukuri icyaha si cyabo cyaba icyawe kubera ko utagiye ngo umanze umenye ngo bigenda bite hano, kuba baragukanze ijisho byo nibisanzwe nose warapfuye bagukanze ijisho ariko uriho kandi umeze neza. Muri dukomeza ikigaragaza nuko washimiye umubyeyi wawe Kiliziya n'umubyeyi wacu twese, ariko hari n'ibyo unenga bakwiriye kuba bakosora. Nkuko hari akantu komoje mu kanya, hari inyandiko nzi yo muri 2007 ivuga ngo le pape réclame la modernisation de la musique liturgique. Iyo naranayisomeye nagushakira reference nkayikwereka. No kuvuga ko liturgia nayo iri dynamique igomba kwiyadabuta, niyo mpamvu hari n'ibintu bagenda bayeditinga, ahubwo turashishikariza bwo abanyantege nke bataze ibyo bintu ko bakwiriye ntago bari abanyantege nke, ahubwo n'abanyantege nke bigita abanyabwenge kubera ko baba baranze kwiyadabuta kuri situation ziri kuza. Modernisation na papa ugashaka ubundi uko ni ukwigumura aba ari dizata. Papa ubwe ayoboye Kiliziya wowe urinde wo kujya kugera ubugwira uti wowe rero wibeshye wibeshye se gute n'umuyobozi rero wowe uburi dizata wowe kubera ubumenyi buke utagize ku makuru, urashaka kugira ngo urwanye ibintu kubera conservation yakubase. Noneho Mure hari ikintu turi kunenga, turi muri entertainment ya Kiliziya Gatolika. Hari abantu nari ngiye kubatukana, ngiye gukoresha ya materime yanjye ndayihoreye. Urabona ni ukuvuga man nyine biba bibabaje byatari. Mu minsi yashize niba ari umwaka ushize hari icyo bita ecumenisme. Ecumenisme ni ubumwe bw'amadini. Hari igihe hari muri Saint Michel habere event, umuntu witwa Rutayisire n'undi wo muri indi dini basoma ijambo ry'Imana. Cardinal arabyemera sibyo? Musenyeri Mbanda. No muri Regina Pacis byarahabereye. Ni ukuvuga abayobozi bacu badukuri byarahabereye no muri Eglise Anglicane ya Kibagabaga byarahabereye, n'ibintu bihoraho biba buri mwaka. Ukuvuga ababyeyi bacu bakuru bo barabyumva barabishaka, ahubwo twebwe abanyantege nke bagafunga umutwe tugashaka kwiyegaragaza kugira ngo batubone cyangwa se twereke abantu ko dukaze. Kubera ko iyo wabuze icyo ukaramo hari igihe ushaka kugira ngo uyempoze ugaragaze ko ukaze kandi ntacyo biba bimaze. Urumva kubera ko ari ibintu umuntu aba adahemberwa, nta mpamvu yo kugira ngo wereke abantu ku kaze kandi udakaze. Niyo waba ukaze si ngombwa ko abantu banabimenya. Mure noneho muri no minsi rero isi muri rusange atari n'ibyo gusenga, turi mu cyo bita nouvelle ordre du monde. Harimo n'icyo bita ngo SDGs, Sustainable Development Goals, n'ibintu bya nouvelle evangelisation, byose buri muri iyo contexte. Urabona ko hari ibyo unenga. Izo mpano zawe tumaze kuvuga mu kanya, uraza no kutubwira aho ukorera na adresse zawe kugira ngo abagushaka bazakubone. Ni uwuhe muganda zizatanga? Se wowe ni inyungu zawe uharanira ku giti cyawe cyangwa uri muri uwo murongo rusange w'isi yose ndetse no wa Kiliziya? Hari imodoka zaje muri no minsi zitwa hybride. Ni hybride. Wowe uri hybride. Ndi hybride. Urumva nyine kubera ko abari nkuko twakomeje tubinenga nyine ko baba baradukujije muri monde ya volontaria itari nziza cyane kameme, kugira ngo cyane ubimenya neza iyo winjiye muri no monde yacu ya professionnel. Ntago nakomeza kuba volontaire ndi gukora ubutumwa bwiza, kuko na Yezu ubwe yarivugiye ati umukozi akwiye igihembo cye. Nimba ari Yezu nimba ari Paulo simbyibuka neza, ariko umukozi akwiye igihembo cye. Turi mu butumwa byanga bikunze umukozi akwiye igihembo cye. Rero umuhanzi iyo akoze indiri ashaka kugira ngo yamamaze ubutumwa, nanjye mbigira personnel nkamufasha
kugira ngo twamamaze ubutumwa kuko nanjye nibwo ndimo. Ntabwo mbikora nk'umuntu uri hanze ya Kiliziya cyangwa se ngo mbigire iki nk'umuntu umushakamo inyungu cyangwa se umukeneyemo indonke z'umurengera. Oya, ariko umukozi akeneye igihembo kubera ko hari abantu bamwe na bamwe b'abahanzi cyangwa amakorari, niyo nkunda kubibonaho, nimba avuye muri repetition ye nako mu kazi ke ajya muri repetition agiye kwiryohereza, agiye kuruhuka kubera ko avuye mu kazi. Njyewe agashaka ko nkora ibyo bintu bye yaruhukiragamo umunsi wose kuva mu gitondo ntari kuruhukiramo, ari volontari. Nese nabaho nese Kigali ubwo urashaka kuvuga reka tube presi, ubwo tuvuge nko mu makorari ibyo bintu bibamo. Ugasanga umuntu akora muri beneri cyangwa undakora ahantu, none we kuza muri korari bimufasha kuruhuka, akajya none wowe umuziki nubwo ari impano yawe ari igufasha no kwitagatifuza, ariko ari nayo impamvu yo kubona ifunguro rigutunga. Abwo agashaka nko kukuruhukiraho kandi atari kugufasha kubona ifunguro rigutunga. Nibyo ushaka kuvuga? Reka tureke gutanga urugero rw'aba muri beneri, tuvuga abandi. Reka tuvuge abandi batarabo. En general ifunguro ridutunga turikura mu byo dukora, nubwo ibyo dukora bitubyarira impamvu yo gukora ubutumwa, bitubera inzira yo gukoramo ubutumwa turi gukora, kandi nawe urabizi kuko nawe uri mu butumwa. Nimba twaravuze ngo twatumwe ubu butumwa tugomba kubukora kuko nago twitumirije. Nago turi ibyaduka, nago twavuye hariya ngo twiture hano. Kiliziya ubwayo umubyeyi yaradutoje, irangije Imana niba ari yadutoye mbere simbizi, ariko Imana byanga bikunze niyo yadutoye mbere kuko niyo yabishatse kuducisha muri izi nzira, ndetse naho yamanje kujya kutugeragereza twembe turahaza. Noneho nyuma yaho dukomeza ubutumwa yaduhaye, kwanga kujya Ninive. Niyo wanze kujya Ninive ifirakomira man, ifirakomirika kujarika kugezayo. Rero nyuma yo kujya baturi gukora ubwo butumwa, dukeneye no kubona inkweto tujyana mu butumwa. Dukeneye kubona nako tuzajyayo kameme twambaye ubuza kuko na Yezu ubwo yabyiciriye umugani ubwe ati abantu baragiye batumira ubukwe, abantu banga kuza. Ubwo nuvuga ngo bashatse kugira ibyo bakora, abantu barabisuzugura ntibaza. Barangije banze kuza, baragenda bafata abantu mu mayira abiri, baragenda barafata barabagota, byanga bikunze ari n'abazanye ku ngufu. Barangije barabazana babashyira mu masare yabo, niba twabyita nk'amasare y'ubukwe. Barasaba kubera umurengwe bati uriya ntago yambaye umwambaro w'ubukwe, ariko kuba Yezu ubwe yabyivugiye kandi banamufatiranye yari ari kwigendera, nta nubwo yari afitanye gahunda ndetse niyo yaranatumiwe. Ariko bivuze ko niyo waba utunguwe ugomba kuba wambaye umwambaro w'ubukwe. Rero twebwe nkatwe turimo gukora ubutumwa ubu ngubu, atari nk'uwo muntu wari wibereye mu muhanda atambaye umwambaro w'ubukwe, yibereye mu mirima ye cyangwa se yigiriye mu mirima ye. Twebwe tukaba turi gukora ubutumwa, ubwo twaratumiwe turatorwa, none turi gukora ubutumwa. Tugomba guhabwa ibituma dukomeza ubutumwa. Kameme hari abantu bashobora kubyumva kundusha, tugomba kubona ibituma dukomeza ubutumwa. Niyo mpamvu rero nka cya kibazo wambajije, ubwo ubutumwa ndi gukora mbukora kubw'ingoma y'Imana kugira ngo irusheho kogera. Irusheho kogera no mu mutayizi bayimenye, kuko hari n'abatayizi nishimiye ko bayimenye kubera bake, kubera nje, kubera babonye ibyo nakoze, bumva ubutumwa buri mu byo navuze cyangwa se mu byo abo nakoreye bavuze, barabikunda, baranyurwa. Mu Bangirikani tugita gukizwa, barakizwa bareka ibyaha, bemera Kristo nk'umukiza n'umwami wabo. No, ariko icyo ni kimwe, impamvu nakubwiye ko ari hybride. Noneho nkanabikora n'inyungu zanjye bwite kugira ngo mbone ifunguro rintunga buri munsi. Mure uri producer, ni tubwire nk'abantu wakoreye benshi ndabizi, ni nk'abande wakoreye mwafatanyije mukora igihangano kiragushimisha, uravuga uti nanjye dore ikintu nagezeho gikomeye? Ibihangano byose nkora biranezeza. Iyo kitanejeje igihangano ntago nyisohora. Tubwire nk'abantu 5 maze gukorera. Gusa abo maze gukorera banejeje kurusha abandi kameme. Hari abasore b'inshuti zanjye bitwa Bright 5 Singers, nabakora indirimbo nyinshi sofa. Hari n'izindi tugifite no muri studio zenda no gusohoka vuba aha. Turi gukora, bafite na album bari gukora, ahubwo muzayirebe nisohoka. Twakoranye indirimbo nyinshi, indirimbo zose nakoranye na bari abasore
zaranejeje pe, zaranejeje cyane kuko byatumaga mbondiwe nyine, byatumaga mbondiwe nk'umuntu, bikanatuma mbondiwe nk'umunyamuziki. Unatanga n'umuganda mu iterambere ry'umuziki gatolika, kubera ko hari byanyeme bo ukurikije impano bafite bashobora kukwemerera ku exposa ibindi bintu bishyashya bitari bihari mu muziki gatolika, kandi abantu bakabyemera kubera ko babye exposure bakumva biraryoshye, bo bajyanye n'ibintu bashobora kwiyadapta ku bintu byose kandi bikaryoha. Ubwo bajyanye na nouvelle evangelisation kubera n'impano banafite zirakomeye. Abana nakoranye nabo n'abantu twagiye dukorana ibitaramo, hari korali nkunda cyane yitwa Ijwi ry'Impanda, twakoranye tumaranye imyaka myinshi dukorana ibitaramo, ubutumwa, aho tugenda, aho tujya, n'abankirikane nabo muri Eglise Anglikane. Icyo nabakundiye cyane, bafite ubutumwa bumva, bafite ubutumwa batanga kandi bakurikiza. Umuntu wese agerageza kugira ngo abujyemo. Nge banyigishije kujya mu butumwa uri gutanga, kandi ni n'abantu beza, ntago ari abantu bya bintu byacu by'abagatolika, by'abanyagatolika byo kuvuga ngo Emmy Pro yakoze indirimbo nziza ugasanga namugiriye mihari nkajya kumureba nkumva namurogesha. Urebye n'abantu benshi b'abarozi n'abagatolika. Ariko harakantu tutasobanuye, ubundi abantu bo mu yandi madini impamvu bitinzeho cyane binakubabaza mutwe, badufata nk'abantu nyine umunyagatolika atandukanye n'umukatolika. Umukatolika we n'umusirimu n'umuntu wo muri Kiliziya universelle, ariko umunyagatolika aba ari umuntu ufite amateori ashaje, aba ari bya bintu byo kuvuga ngo ngiye ngo mfite imyemerere yanjye, agatangira kumva ko abandi batemera nkawe nyine bayobye, bafite inyigisho z'ubuyobe bakurikiza. Wenda hari abandi babyexagera, ariko kumva ko umuntu afite imyemerere itandukanye n'iyawe ukumva n'iki, usibye ko abo ngabo si bo babikuri bo, ahubwo ababikuri bo n'abanyagatolika bagenzi babo baravuga ati uyu muntu turarimbana muri korali, cyangwa se korali mugenzi wacu ikora ubutumwa nk'ubwacu, none yaririmbye neza, ugasanga afite ijinyori kubera ko korali yaririmbye neza, akumva we kubera za nyungu ze bwite yarabikeneyemo n'intege nke yifitiye, agatangira gupinga akabura iyo ubwo bushobozi bwo kwapresiya abandi. Ushobora singoga kwapresiya ibintu byose kameme, ibintu bibi ntago bya presi wakame, ariko iyo urebye umuntu wakoze ikintu cyiza uracyapresiya, wakoze ikibi nawe ukamubwira ati wakoze ikibi kameme, ntago uko twishimira ibyiza tugaya n'ibibi. Ibyo nibyo byagombye ko ari byiza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri cyatuzengereje ni ikijyanye no kuba nyine abantu badafashanya. Urebye nko mu bandi bantu, nko mu yandi madini, evangelisation bakora ntago bajya kurikorera mu bantu batazi Imana, barikorera mbere na mbere ku bantu babana mu madini yabarimo biki. Nimba uzi ko mwenda Emmy Pro ari mu butumwa, ukamufasha kugira ngo ubutumwa bukore, cyangwa se nimba uzi ko ngende mu butumwa ukamfasha kugira ngo ubutumwa bukore n'ibiki, kugira ngo duteze imbere ikintu kituruta, kuko twembi biraturuta. Twembi ntago wowe ubwawe uzagende kizizahoraho. Tanga umuganda wawe ugende, ariko n'abantu bari gutanga umuganda bahe imbaraga bawutange. Noneho nimba wowe icyo gihe utabushoboye kuwutanga, fasha bawutanga kugira ngo nuzagenda uzagira abo uzaba warafashije. Umuganda uzaba waragenze neza nubwo waba utarawukoze, wishaka ibintu byo kugaragara biki, urabizi ibintu byacu by'abanyagatolika. Noneho Mure, tugana ku musozo, nk'abantu bazumva indirimbo zawe, nashishikariza abadukurikiye mujye kuri YouTube channel ya The Bright 5 Singers, murebe mu ndirimbo zose inshyashya zose ziriho nizo wabakoreye. Siwo niwe ndakeka ari wowe nanjye mbikurikira. Noneho nk'abazagukunda bakifuza nabo kuza gukorera iwawe, bazaguhamagara ku ye nimero. Abazankunda bakifuza gukorera ubwo azankunda, ushobora kuba utankunze ugakorera iwanjye, byaba ari byiza. Bazakunda production, bazashaka gukorera iwanjye, ushaka kwiga umuziki, gusoma umuzika, sorufa cyangwa se uri nk'umurokore ushaka kwiga sorufa, ushaka kwiga gucuranga piano, gitari, biki nyine ibifite aho bihuriye n'umuziki, cyangwa ufise wifitiye nk'akaririmbo kawe ushaka kugira ngo abantu bakamenya, utangaza ubutumwa, kuko ubutumwa nibwo bwa mbere. Utuma ubutumwa bugera kure. Icyo gihe udusanga Igikondo CGM, niho mba ndi.
nawe turaturanye na Emmy Pro ukamamagara kuri nimero yanjye nkoresha 0786641773 usije ko biba byiza kwandika kurusha guhamagara yongere uyivuge 0786641773 iyo nimero yanjye iri personnel ntago bavuga ngo ni nimero yanjye y'akazi ni nimero yanjye iri personnel iyo uyihamagaye witabwa nanjye tukavugana tukavugana ubutumwa bwawe icyo ugamije tukabuhuza tukareba uko tuzajya tuganira uko tuzajya duhura aho tuzajya duhurira se nkagufasha nawe ukamfasha. Noneho watubwiye kuri n'umuhanzi ibihangano byawe abantu bashaka kubibona babibona he? Ahantu umuntu wese asanzwe yumvira umuziki ashobora kubihasanga yaba kuri YouTube yaba kuri Spotify. Nkoresha amazina Mure niyo mazina nkoresha ahantu hose aho waba wumvira umuziki hariho hose apfa kuba atari kuri Bluetooth nako apfa kuba atari kuri memory card yawe. Ntago bisaba ko ujya kuzidownloadinga ugiye kuri YouTube ugiye kuri Spotify ugiye kuri Apple Music ugiye kuri iki cyangwa se washaka ukaza nkanazikuririmbira turi kumwe kuko rwose you are welcome niba ushaka ko nzazikuririmbira turi kumwe atari ngombwa yo kujya kuzumva mu byuma yego nzakwakira na yombi. Nshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire turabashimiye uko mwadukurikiye nyine muri iki kiganiro. Nizere ko mwese abatarakora subscribe muhita muyikora kugira ngo n'ibindi biganiro uyu mutumirwa mwiza nabyongeye kubivuga uno mutumirwa ndabizi ko mwamukunze kandi muzakomeza no kumukunda kugira ngo rero muzaye mukomeza kubibona mukore subscribe mujye mu likinga muna sharing. Noneho rero nkuko tumaze kubivuga abamushaka nimero yayitanze ndetse n'abashaka kureba ibihangano bye channel yitwa Mure aho n'izindi platform akoresha social media Instagram, Facebook n'ahandi hose ni ukunguka abayitwa. Turabashimiye rero naho butaha Mure nawe wasezera akunzi. Murakoze rero kuba mwaduhaye umwanya mukadutega amatwi ngiye no mugenzi wanjye Emmy Pro. Turabashimiye kandi nimwongera gutuma tugaruka tuzagaruka rero tubone ibintu byacu mwarabikunze mwarabilakinze mwarabisharinze mwarasubscribinze kuri Emmy Pro mugire mu mukure kuri uriya mubare rega uriya mubare se ngegere ku bihumbi 100 agomba kuva ku bihumbi 70 rwose ibihumbi 70 ntago bihagije. Hariho bangahe abiwanje bubaretse barahita bajya kubyireba buri wese ajya kubireba ibyiwanje agenda arebe ko bimeze. Noneho naba yadukunze asubscribing iwacu asubscribe kwa Emmy Pro tuzamuke tuzamurane ubutumwa bugere kure kandi bizagenda neza kuko ni nkaho tugitangira kandi ntago abandi badusize nidukomeza tugakundana tugakorana tugaterana inkunga tukareka kurwanyana kuvuga ibigambo ibiki no gukomeza kubaha umubyeyi wacu Kiliziya Gatolika tuzisanga twageze kure kandi bizatugirira akamaro twembi. Tuzaba twikorera tunagirira Kiliziya Gatolika n'Imana zabiduhembera kuko erega ni nacyo yadutumye kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Murakoze rero Emmy Pro ndamushimiye ko yantumiye uyu munsi nzababwira ubutumwa nshaka kuzagira ngo mumungerezeho ubutaha. Urakoze Mure. Iyi ni introduction ubundi butumwa ndabizi ko ufite ibintu byinshi byo kusharinga byo gusangiza abanyarwanda n'abakristo muri rusange. Reka tube tugarukiye hano kugira tutabigira byinshi mu mitwe yabo tuzabibabwira ubutaha. Murakoze cyane. Murakoze bye.